ufite umusore w'inshuti yawe inshuti yawe magara ugapfa ntaze kugushyingura wowe wapfuye wajyayo Nisi najyayo gute nyine subiza nimbe wajyayo cyangwa utajyayo mama we wajyayo okay hari icyo mbarusha yes ndetse basaze bashaka bagaruke yes ntacyo mutakoze ngo mundangize ariko kubw'inyashi ndacyahagaze saramare ko kubaneza iminsi nzamenyesha ko yabarenze muri no minsi saramare ko kubavuze yuko njyewe subira inyuma kubavuze yuko njyewe ayo ahandi none ahandi ahandi none ahandi ahandi none ahandi nyine umwana sinzi ngahanaca ariko ngo ngiye ngo njya guca ngo njya kuza nyine ngo njya guturuka mu nda ahantu naciye ngo hari ahantu nabanje gufatwa none ngo bagiye kubona ngo babona ngo nzanya amenyo y'umuntu mukuru ubu ngubu none no kwa muganga barambwiye ngo amenyo yanjye aracyakura ubwo azakura arenga aho ngaho ngaracyakura wabonye ko na mama ameze aya mama ngo ushobora kuba nzayarusha ngo ushobora kuba nzarusha amenyo nari nkubajije nyine ubute muri society njya mbona comment ngo ibyo byinyo byawe ngo bimeze ngo nka majagu abandi bakavuga ngo byuzuyeho iki nyine icyo gikomere nk'umuntu w'umustar ubihuza gute Hello guys abakurikiye Peto TV show twongeye kubasuhuza twongeye kubaha ikaze kuri Peto TV show tubashimira kubana natwe uko bwije nuko bukeye support yanyu tugenda tuyibona mwarakoze kuduhitamo uyu munsi wa none nkuko mubibona turi kumwe n'icyamamare saa sita cyamamare saa sita ubu ngubu aka kanya sinzi ukuntu nabivuga sinzi ukuntu nabigusobanurira sinzi ukuntu mbese ubu nabuze uburyo nabivugamo ariko icyo nakubwira cyo ndagira ngo ubwire yuko wambereye umubyeyi wambereye umuvandimwe w'akamaro bitewe n'ukuntu wamuje na mama wanjye aka kanya narifite icyifuzo yuko ngomba kuzahura na mama wanjye ariko rimwe na rimwe urabonye hagiye hacamo imbogamizi nyinshi zituma tutari buze guhura na mama wanjye hacamo impamvu nyinshi zitandukanye bitewe n'ukuntu bamwe batifuzaga yuko twabonana ariko kubera ko wowe cyangwa se kubera Imana yabishoboje ubu ngubu aka kanya nanjye niyo mpamvu mfite ibyishimo nkaba nongera kukubwira ati warakoze nawe warakoze kunyumvira kuko byari bigoye hagiye hazamo challenge nyinshi hamwe nyine ntiyumvishaga ko bizakunda ikindi nkuko none nabikubwiye byari bigoye kwiyumvisha ko uriya ari umubyeyi wawe ariko nawe wabaye intore urangwa na discipline mbese nkeka nyine kuri Peto TV show wahagiriye ibihe byiza oya ndagira ngo ahubwo mbashimire mbikuye ku mutima nitaye ku by'amagambo y'abantu nitaye ku biriya bagenda bavuga ngo ufite amenyo mabi nitaye ko hari abagiye muri comment bakanuka ngo ufite iryinyo ngo nk'iry'ikinono cy'inka ibintu nyine byinshi bigiye bitandukanye ariko ndagira ngo mbwire ngo umuntu wabagira inama yo gushinga iriya YouTube nabonye ari iyo gufashirizaho abantu nabonye iriya YouTube ari iyo kurenganura abarenganye nabonye iriya YouTube yarahinduye amateka y'abantu ahubwo bwira abantu nyine gukora subscribe nababwiye iyo ahubwo guys icyo nababwira cyo wenda ndabizi ntago bamwe na bamwe babyishimiye kuko meze uku cyangwa se kuko navutse gutya kuko mfite amenyo nkaba nkomeza kubabwira yuko mwagenda mugakora subscribe kuri iriya YouTube ya Peti Show iriya YouTube rero iri gucaho ibintu byiza kandi bayita Peto TV show Peti TV show Peto TV show ngira ngo rero mwayumvishije iyo ni YouTube yoroshye kuyisacinga biroroshye niba nawe ufite telefone yawe ukaba aka kanya ufite data kandi niba waba utazifite Uwiteka Imana araza kubigushoboza nawe umuntu utazifite ariko ndagira ngo ugende wandikemo kuri YouTube Peto TV show areka unyihanganira bitewe n'amenyo
hari ukuntu njya ni kuvuga aya ukuvuga ngo menyo reka n'ururimi, ngufashe urabona ururimi hari ikintu ruba ruhuriyeho n'iki n'amenyo. n'amenyo. Niyo mpamvu rero hari uburyo umuntu ajya kuvuga bikabanza bikanga. ni ukuvuga ngo peto ni pa isanzwe ugashyiraho o, ubwo ni pa ugashyiraho e, ngira ngo ubwo bikaba babyumvishije. pe ugashyiraho ta na o, ngira ngo muri kubyumva. TV show. Hanyuma rero icyamamare, nyuma y'uko tuguhuje n'umubyeyi wawe ukishima, abantu bagiye banuka muri komenti ngo izo ni pranka, ngo mama muri kubeshya abantu, ariko ngira ngo mwarabyiboneye ko yahuye n'umubyeyi we bararirimba rwose, baratarama nyine agati karaturika, ari umwana yishimira umubyeyi n'umubyeyi yishimira umwana. Ni iki wabwira abantu, wiyumva ute nyuma y'uko wabonye mama wawe nyuma y'igihe kinini ubayeho nk'imfubyi? Njyewe muri njyewe nkimara kubona mama wanjye naririrwa mvuga ati wenda reka njye kuri kamera tubigaragaze, ariko urabyibuka neza yuko njyewe nkimubona ikintu cya mbere nahise nkora, byahise biba ngombwa yuko byahise bisaba yuko mbanza nahise nikubita hasi usa nk'ubuze ubwenge, usa nk'ubuze barase muri njyewe, nangira kwiyumvamo ukundi kuntu. Nanone ku rundi ruhande nkiyumvamo nk'umugiranabi wabaye umuntu w'umuhemu kumara imyaka nk'iriya najya kureba mama wanjye, ariko si njyewe nyine wabaga wabyiteye. Urabizi ni ikibazo cy'uko muri Kigali haba hari n'akazi kenshi, nubwo bavuga ngo nta kintu kiruta umubyeyi. uyu munsi wa none uri icyamamare, urakurikiranwa ku ma social media platform yawe yose, ufite aba followers, ubana ute n'igikomere cyo kuba warisanze ufite amenyo ameze uko nguko? Aya menyo rero pe, kuko hari umuntu, iyo nibutse hari umuntu wo mu mudugudu wakundaga kuvuga ngo uriya mwana nyine wabaga wagira ngo hari ikintu abiziho, ngo uriya mwana ngo urabona ngo ajya kuvuka ngo bitewe ngo ntari amenyo ye, ngo ajya kuvuka ngo hari uburyo ngo niba ngo bababaga, niba ngo baca he, nyine umwana sinzi ngo ahantu aca, ngo ariko ngo njyewe ngo njya guca, ngo njya kuza nyine ngo njya guturuka mu nda, ahantu naciye ngo hari ahantu nabanje gufatwa. Noneho ngo bagiye kubona ngo babona ngo nzanye amenyo y'umuntu mukuru. Ubu ngubu noneho no kwa muganga barambwiye ngo amenyo yanjye aracyakura. Ubwo azakura arenga aho ngaho? Ngo aracyakura. Wabonye ko na mama ameze? Aya mama ngo ushobora kuba nzayarusha, ngo ushobora kuba nzarusha amenyo. Nari nkubajije nyine ubute muri society, njya mbona komenti ngo ibyo byinyo byawe ngo bimeze ngo nka majagu, abandi bakavuga ngo byuzuyeho iki, nyine icyo gikomere nk'umuntu w'umusitari ubihuza gute? Nyine bitewe n'ukuntu baravuga ngo nta muntu n'ubundi mu buzima ujya ubura nyine umuntu wamuba hafi ngo amuhumurize. Umuntu mu buzima habaho abantu nyine hari abantu rega bagifite umutima, ntabwo uzi ko hari abantu bagifite umutima bakeneye kumva abantu, ariko bamwe na bamwe baranduye basigaye bagira imitima mibi. Ariko njyewe mu bantu bakundaga nabo mbanje kubashimira bikuye ku mutima, ndetse bamwe na bamwe kwa kuntu bagendaga bavuga ngo nta mukunzi nzabona, bamwe bakagenda bavuga ati banyitangira ati wowe tuzakwemera, ariko kuba ngiye mfite aya menyo njyewe mbona nta kintu bintwaye, kuko n'ubundi nta kintu na kimwe mfite nabihinduraho. Wenda kuko iyo haba hari ikintu bintwaye hari ukuntu wenda najya acishamo nkambona n'ako gapfukamunwa, ariko se ubu hari agapfukamunwa mbonana. Wabaye proud y'amenyo yawe? Nabaye proud y'amenyo, kuko ibi ngibi hari n'abavuga ngo ni icyorezo. Hari n'abavuga ngo aya menyo ni icyorezo, akaba ariyo mpamvu nanjye rero nishimiye kuba ngewe kuba meze gutya, ariko nanjye hari byinshi ndusha abantu. Icya mbere se ubarusha ni iki? Umutima mwiza, ku mutima mwiza ho nta wasya. Gusa nanjye ikintu nagushimiye, urabona abana benshi bajya i Kigali akava nk'iwabo mu cyaro ari nyirabukara, yagera i Kigali yayoboka imirire myiza, yayoboka amavuta meza agacya. Hari umwana berekanye akavuga ati kari agakecuru sinkazi, cyangwa se akaba yanavuga ati kari agakecuru ko muri famille. Oya, si ibyo nibyo, ahubwo se ni iyihe shuga mami ishobora gupefera ariko ukuntu umagaze, ishobora kwihakana umuntu umeze nkawe. Biragaragara ko ari icyuzi wayabonye. Ishobora kwihakana umuntu, reba nk'uko ngiye kuyambira nk'umudamu runaka, nkagiye nkamufata gutya nkamuyambira, reba atayu magaze.
ubu ngubu gutya ngiye mba numva noneho ntabwo mbize ngo bari abakidumbari oya nashatse kuvuga ngo njye ngushimira kuba waremeye kuba proud y'umubyeyi wawe utitaye ku buzima buba arimo mu gihe hari ababihakana batanari mu buzima buriya. Icyo ni igikorwa cya kigabo. Nasanze ukuntu nabibonye, nasanze na mama wanjye nta muntu n'umwe ari muri iruhande, ariko nafashe icyemezo ko ngiye kumushakira umukozi bitewe n'ukuntu no kunyara nabonye atabona uko nyara, nabonye ntago agihaguruka nk'uko namusize, bisaba nyine kugenda kururinda kwihangana kuba mu no kunyara ni ukwinyara. Hanyuma mperutse kumva ko wasohoye indirimbo kugira ngo uyitubwireho, si ibintu byo kuririmba, ni ugupfundikanya, ufite impano, kanya turaza no kukuririmbisha twumve. Oya, impano yo kuririmba yo ndayizi, ariko ngewe icyo ngiye gukora urabona gutya natangiye gukora indirimbo ya challenge nyine kuri TikTok. Ikintu ngiye gukora ni ugutangira noneho nkashaka tuma iyi ndirimbo testinga nyine niba umuntu ari umuhanga mu bintu byo kuririmba. Turebe ubuhanga bwawe. Iri video Kiriku bango Kiriku yavuze ko muri iyi minsi abarundi ntabwo bari kuguza abanyarwanda. Wabyakiriye ute? biraba byita ishyari, biriya ni ishyari, ariko bishatse kuvuga ko abarundi bafitiye ishyari abanyarwanda. Ni ishyari ry'uko buriya abanyarwanda bafitemo akantu k'umwimerere, akantu k'umwihariko, aka kanya nawe ugiye kumva wumve ko hari n'umurundi wanyira. None ikibazo ngiye kukubaza, nawe ubwawe uri umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ubajije indirimbo iri kugufasha, umbwiye umurundi, si ikimenyetso simusiga cy'uko umuziki w'umurundi w'abarundi wamaze gutera imbere batagikeneye w'abanyarwanda? ahubwo nuko kuko utambwiye mu ndirimbo z'abanyarwanda ukambwira iy'umurundi ni urucabana. iyi mpamvu nuko muri njyewe ari uko nta mutima mubi nk'uko nabikubwiye, ati njye nta mutima mubi, nta mutima mubi afitiye, nta shyari, nta rwango, nta twagiye sinzi icyo uraririmba. Chako ndabarenze muri ino minsi, saramare ko kuvifuza yuko njyewe subira inyuma. Kutaririmba kutaririmba bafaze n'abakoma hano bagari none kira gute zamura ijwi kurimba hasi cyane n'abana kira gute. Okay hari icyo mbarusha, yes ndetse basaze bashaka bagaruke, yes ntacyo mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'inyashi ndacyahagaze, saramare ko kuba neza iminsi, nzamenyesha ko ndabarenze muri ino minsi, saramare ko kubavuze yuko njyewe subira inyuma, kubavuze yuko njyewe ayo ahandi none ahandi, ahandi none ahandi, ahandi none ahandi, ahandi none ahandi, nafise impamvu yo kuririmba kuko nanababariwe mashori madeye ocho nzakora miridi omadovata
sakurira konji sakuririmbira Uwiteka Imana no mu gihe biteho Yesu dawo tutesa janana na Yesu nibwo butesa konani ndakunena kuza kuwa kora kuza ne kuze idombo star nafise impamvu yo kuririmba kuko narababariwe Doko star nafise impamvu yo kuririmba kuko narababariwe Ocho let's go kandi nawundi nje numva nolozom kanjuriho kosa nagutemea tovita temana mkosenma na simba na wamesa na uhinja aratandanja numva nje byashengurama oh mazinyanja we usangira umusasi noresha amashashi mazinyanja let's go mazinyanja we usangira umusasi oh ngekidanda ndanda mba shikibamba mbamba shikibamba mba shikibamba mbayo oh murambonurije guys numva gafite indirimbo z'abandi zose bazikorera imigisi ibintu waririmbye n'ibitangaza gute kandi ko njyana naririmbye neza ahubwo bya bindi byatanje ni ukuvuga ngo ibintu waririmbye abantu bazatubwire muri komenti oya nta wundi muntu muzegera mubona uririmba nk'icyamamare saa sita rero guys njye mbavuzandiye sinzi nibe ari indirimbo ari kuririmba cyangwa ari igishinwa ubwo indirimbo zose waririmbye nta jambo na rimwe wigeze ushyiramo riri mu ndirimbo oya ikintu numvishe cyo mfite umwihariko mu kintu kijyanye no kuririmba ahubwo ni hataza abantu bazama support ntago bizigera kuko akantu ko kuririmba koko ibintu byo kuririmba no kuvuga ngo uri nko kuririmbira imineke ndakeka ari ibishishwa baguha uririmba nabi pe uririmba nabi pe none se nuvuga ngo nk'iyi ndirimbo wewe nyine impamvu uri kuvuga ko ndirimba nabi nuko turi kumwe na live yo yarinze indirimbo yanjye igera mu ngo ndisondeka kandi nawundi nje numva nasoma yego send in your lord send you uriho gosa kutaririmba nagosinga nawundi wose murawurinja turashize none ibintu ni ibindi gusa Kevin Kade arakujyana muri ribu Kiriku arakujyana muri ribu kuko wishe ibihangano ahubwo se ko bari bunyishure ntago bari bukwishyura baranyishyura none se tugaruke ku ndirimbo yawe indirimbo yawe umuntu yayisanga he wagize igitekerezo cyo kuyikora gute indirimbo yanjye nagize igitekerezo bitewe n'ukuntu irimo akantu nyine kajyanye n'urukundo nagize igitekerezo ndavuga ati bitewe n'ukuntu hari umukobwa wankundaga cyane yaravuze ati yarabizi ko ufite ayo menyo cyangwa yagukunze atabizi icyo nicyo cyatumye njyewe ushaka kuyiririmba bitewe n'ukuntu yavuze ngo abantu nyine kuko baranyangaga ariko we akavuga ngo njyewe uyu muhungu nkeneye kumukunda bitewe n'ukuntu afite aya menyo njyewe uyu muhungu nzamubera proud uyu muhungu nzamwitaho ariko kuva aka kanya umukobwa yaranyanze bitewe n'impamvu runaka ariko bamwe byatewe n'ayo menyo yawe oya abantu niko babivugaga ariko njyewe ntabwo ariko mbizi aha ni iyihe nama wagira umuntu ujya ureba video zawe ku ma TikTok cyangwa n'ahandi hose ufite ikibazo nk'icyawe ubona wavukanye ubumuga bw'amenyo nimba ari ubumuga wavukanye ubumuga bwo kuba ufite amenyo kandi hari umuntu udukurikiye nawe afite ubumuga runaka ushobora kuba ubw'akaguru cyangwa ubw'akaboko
wowe uraza uriyakira uba proud ubyereka abantu ariko hari uwirirwa abihisha. Niyihe nama wamugira? oya njyewe urabona hari n'abayafite reka bibwira ko ari meza ariko nabo bajya guseka bagahita babanza bagapfukaho gutya. Abo bantu ngira ngo nawe urababona. Oya bibaho. Ariko njyewe ikintu nabwira umuntu wavutse ameze gutya cyangwa se afite inenge iyo ngiyo si inenge, ahubwo mwebwe mugomba kwiyakira uko mwavutse kuko Imana yagiye kukurema hari umugambi gufiteho, kandi ndagira ngo mubwire yuko wowe uri igisubizo ku buzima bwawe kandi uri n'igisubizo imbere y'Imana. Ahubwo wowe wicika intege, komeza ukore utitaye ku baguca intege, wowe ugendere hari ikintu wahamagariwe. Kuba ufite iyo nenge hari impamvu uyifite, kuba umeze gutya hari impamvu uyifite. Ubwo rero wowe wikomeza kubyitaho wibaza ngo kuki navutse gutya, wikwibaza ngo se navutse gutya, ahubwo wibaze ngo aka kanya ngiye kubaho gute, ngiye gukora iki. Urakoze cyane, gusa wenda ngewe uko mbyumva numva ko nyine nk'uko ubivuze, niba umuntu avutse agasanga afite ikibazo runaka, ntago kubihisha ujye ugenda ubihishe, ntago ari wo muti w'ikibazo, ahubwo garagaza inenge yawe. Isaha n'isaha ushobora no kubona umuntu akaba yagusapotinga. Oya ndamutse uretse ko njya kuririmba yamenye nakanangira, ariko ndamutse mbonye umuntu ntera inkunga n'umenye bakajya kuyakuramo bakashyiramo ayandi, wenda niyo bashyiramo ay'ihene ariko wenda badashyirizamo ay'ingurube bakashyiramo andi menyo, ibyo byo birumvikana. Saa sita twakomeje n'ibibazo bigiye bitandukanye. U Rwanda rufite uturere tungahe? U Rwanda se wambaza ngo u Rwanda rufite uturere tungahe koko ngende umuntu w'ingurutse? None se kuba ingurutse bivuze kutamenya uturere tugeze igihugu? U Rwanda rufite n'uturere tungahe? 10. Utuhe? Okay, amajyepfo afite tungahe? Amajyepfo Huye. Oya umubare, vuga umubare gusa. Akarere amajyepfo. Ese u Rwanda ubundi rufite intara zingahe? Ese rufite intara zingahe? Wagarukiye mu wa kangahe? Bitewe n'imibereho y'uko nguko najyaga no mu ishuri bakantunganya, nta muntu twicarana yajya ndeba bakashaka no kwiruka. Bagwaga akato. Njyewe byase bituma n'ishuri kuko nigaga naviremo mu wa mbere sogonderi. Ntabwo waba waraviremo mu wa mbere sogonderi ngo utazi intara. Wumvaga si ibyo bintu wari ubundi reka nkubwire ibijyanye agahinda mu ishuri. Mu ishuri ikintu uba ugiye ni ukwiga, ariko noneho njyewe nagiyeyo mfite agahinda, ahubwo ngira ngo mwikize, ahubwo usanga noneho abanyeshuri baba bakamije. Ubwo bishatse kuvuga ko utazi intara zigize igihugu? Intara byo wapi pe? Nta mwana wiga muri primaire ngo aza amubwire intara zigize igihugu. Ni zingahe sha? Nuvuga ngo bwire ni zingahe? Intara zigize igihugu ni enye, umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Ngaho uriya mwana amuhereza indabo ze. Indabo? Reba ukuntu angana. Indabo ntago nakiburira, ngiye bitewe n'ukuntu umwana aba nkosoye akirasha yafata, bitewe n'ukuntu ubu nkosoye. Mwamukomeye amashyi no mwana murabona. Mwabonye ibyiza byo kwiga. Bitewe n'ukuntu ubu nkosoye njye mvuze umujene atakira agenda nawe imata. Nukuvuga ngo uyu mujene nubwo ari umustar, uyu ni icyamamare nubwo mumureba ko afite amatelefone mumbwire bereke mumurebe, ariko ibaze ko atarazi intara zigize igihugu, ariko aka kanya ndabimenye. Dukomeze zivuge. Oya aka kanya se ko twazirikodinze ntibugende nkaziga. Aka kanya wambwira ngo zivuge nkatanzimenya. Uzajya kuri YouTube usacige Peto TV show uzirebe. Niho nzaje. Dukomeze. Ufite umusore w'inshuti yawe, inshuti yawe magara, ugapfa, ntaze kugushyingura, wowe wapfuye wajyayo? Nisi najyayo gute? Nyine subiza nimbe wajyayo cyangwa utajyayo. Mama we wajyayo? We wajyayo mama? Nyine ngiye kugusubiza. Uravuze ngo afite umusore w'inshuti yiwe ngo agapfa, ngo naze kumushyingura, ngo wapfuye ngo yajyayo. None se yajyayo gute kandi byararangiye uyu nguyu apfuye? Nose hajyayo umuzimu wiwe? Amashyi menshi kuri uriya mubyeyi. Njyewe arimo arashaka kuca intege,
arimo arashaka kundyamira kandi hano hari abantu. Dore ikindi kibazo. Indege ihagurutse mu Rwanda igiye i Burundi, harimo abanyarwanda harimo n'abarundi, igeze ku mupaka igakora agisida, abarokotse babashyingura hehe? Abarokotse babashyingura iyo baguye, ese babashyingura he nyine? Ubwo ni ukuvuga ngo indege ihagurutse igiye i Burundi igakora agisida, wibyibuke neza irimo abarundi irimo n'abanyarwanda, yagera ku mupaka igakora agisida, abarokotse uri kumva babashyingura ku mupaka? Ku mupaka uri kumva ni mu Rwanda. Ubwo babashyingura he? Ni mu Rwanda ubwo nyine. Nta wundi ufite uko abyumvara? Mushyire mukora tubwire. Kubera ko ku mupaka ni isangano ry'ibihugu byombi, bamwe kwa iwabo abandi iwabo hafi aho. Ubwo babashyingura ahantu habiri hatandukanye. Twavuze abarokotse. Abarokotse ntabwo bashyingurwa iwabo. Turashize none nawe turi kimwe. Amahame rero muzehere. Zana mikoro. Abarokotse ni ukuvuga ngo iki kibazo abarokotse babashyingura hehe iwabo? Nabo bisaza bikemuye. Ni ukuvuga ngo abarokotse ntago babashyingura, abarokotse nyine ni abatagize ikibazo. Nyine nawe ngwino tubane mu gihe cy'amenyo, nawe ngwino turi kumwe. Ni ukuvuga ngo abantu barokotse nyine ni bazima, nta kibazo bagize, ntabwo rero babashyingura. Twakomeje. Ngiye kukubaza ikindi kibazo. Ufite abakobwa babiri mukundana, umwe ari mwiza ariko adafite imyitwarire myiza, undi ari mubi ariko afite imyitwarire myiza, ukajya gushaka umugore, ninde washyira mu mago? Ndakubajije. Udashatse umukobwa uzajya nyine ugutera ifeba, ube wabona uko wijugunyanga, washaka uwo afite umutima mubi? Ntashaka umwiza. Washaka umwiza ufite umutima mubi. Mwese ndajya kwikubiraho uruntu rubi nanjye narashiriye. Nta wundi ufite uko abyumva. Narabayeho mu buzima bushize. Wowe urabyumva ute? Reka tubwire. Ntashaka uwo mukobwa mubi ariko agira umutima mwiza. Kubera iki washaka umukobwa mubi? Uremeye nawe uvuga ko wahitamo igikamba bira mupangu koko? Nuko yaba afite umutima mwiza. Umva igisubizo icyo ari cyo. Umva igisubizo. Washaka umukobwa mwiza hanyuma ahubwo ukamutoza akagira imyitwarire myiza. Kuko uzanye umubi. Je n'ubundi nibyo nanjye nandi kubabwira. Ibyo nibyo. Ahubwo nuko mbabwira mwebwe mugashaka kunseka. Uzanye umukobwa mubi. Turi kumvikana? Ntabwo nyine ntacyo wakora ngo abe mwiza. Ariko uzanye umubi, umwiza afite umutima mubi, wamushyira abapasiteri. Umwiza uramuhindura. Nawe ubwawe uramwihindurira. Shyira mikoro umuntu mukuru atubwire, aba ari umuntu mukuru atubwire uko abyumva, wenda aduha inama. Ubwiza si isura, ubwiza ni umutima, ibitekerezo. Yego. No hasi ku gitsina gore, no hasi murahumva muri abanyarwanda. Turabyumva. Rero uwo mwiza ufite umutima mubi ntacyo akumarira wowe nubwo umushaka ari mwiza, kuko ubwo bwiza bwe barakubugutanze, kandi ntacyo wakora ngo umuhindure, ahubwo wa wundi mubi ku isura ariko ufite kubaka urugo niwe nahitamo. Watwara umubi ku isura? Ugushaka ko we watwara umubi? Namwe muraza muri komenti mutubwire uko mubyumva. Mwari kumwe na Peto, ariwe nyiri Peto TV Show. Mukomeze gukora subscribe, mukajya kuri YouTube ugasacinga YouTube yitwa Peto TV Show, ukaduha subscribe, ukajya ukurikirana ibiganiro byacu. Icyamamare sasa turagushimiye, gusa imiririmbire yawe mibi yo iteye umujinya. Ugiye mu marushanwa yo kuririmba, uririmba nk'uwo batera urushinge rwa mugiga ku mugani wa Kristo. Wakoze kubana natwe ngo sezera abantu badukurikiye, ubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Nishimiye kubana namwe, nishimiye yuko mwakomeje kubana nanjye mukaba mwambaye hafi. Gusa ikintu nababwira cyo mumbabarire,
ntimukakomeze mujya muri komenti ngo mumbwire ngo kiriya cyana gifite amenyo mabi, kiriya cyana ntacyo kizamara bitewe na biriya byinyo. Ahubwo mwebwe ikintu nabasaba ni uko mwamba hafi mukampumuriza njye n'umubyeyi wanjye bitewe n'ukuntu twavuze. Gusa ikintu nababwira ko ni uko mwajya gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Peti TV Show.